Yatangiye kunywa urumogi afite imyaka 8. Avuga ko ku myaka y'8 gusa aribwo yatangiye gukoresha ikiyobyabwenge cyangwa itabi ry'urumogi. Ushobora kumva ko ibi ari amakabya nkuru, ariko nyamara ngo ni ukuri ko ibyabayeho. Yitwa G-Tuff, izina rimaze kwamara cyane muri showbiz nyarwanda. Biragoye cyane ko ukurikira cyane iby'imyidagaduro yo mu Rwanda maze ngo utazi uyu musore G-Tuff, bitewe n'uburyo amaze kwamara cyane kubera urwenya rwinshi yigirira haba mu bitaramo by'urwenya cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni umusore wigirira menshi ariko yuzuyemo gutebya no gusa cyane. Ibi bintu bituma arushaho gutwara imitima ya benshi mu buryo budasanzwe. Ubundi ntabwo ari ibya benshi ko umuntu ashobora kwamara mu cyumweru kimwe gusa agaragaye, ariko uyu G-Tuff we yabigezeho. Uti byagenze gute rero? Byose byatangiriye aha bipfira ku mutoza. Mutoza nagenda asifata amafaranga mena agura abana. Hari sinari zifite abakinnyi. Yes. Manchester ifite abakinnyi. Ba Rashford. Yes. Chelsea ifite abakinnyi. Wow. Iki gihe rero amashusho y'umusore akomeje guherekanwa mu buryo budasanzwe, aho nibura abantu 3 muri 5 babaga babitse amashusho ya G-Tuff mu matelefone yabo. Hari nako bamwe bakomeza kumwibazaho byinshi byerekeye ku buzima bwe, aho akomoka, amashuri yize n'ibindi nkabyo. Niba nawe hari ibyo bamwibazagaho rero, ibisubizo byawe biraza kuva muri cyegeranyo kirambuye naguteguriye ku buzima bwe. Uraza gusobanukirwa impamvu uyu musore yatangiye gukoresha itabi ry'urumogi ku myaka y'8 gusa, uburyo yisanze muri gereza n'ibindi byinshi. Ndagusaba ukanda subscribe kugira ngo usagucuka n'ibiganiro tubategura umunsi ku munsi. Ngiye wumva nitwa G-12. Mbaye ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be ni Ntakirutimana Amuza. Yavukiye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gatenga, akagari ka Kanserege, umudugudu wa Marembo ahazwi nka Sodoma. G-Tuff yavutse ku itariki ya 1 Mutarama 1986. Ubu akaba afite imyaka 39 y'amavuko. Akaba avuka ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. G-Tuff yakuriye mu buzima butoroshye, aho yavuze ko yisanze abana n'ababyeyi be, ariko ngo ku myaka ye mike ababyeyi baza gutandukana biturutse ku kutumvikana. Nuko nyina umubyara aragenda, naho se ahita ashaka undi mugore wa kabiri, aba mukase wa G-Tuff, maze ngo uwo mugore amuhangayikisha cyane. Mu mvugo yamenyerewe G-Tuff yabivuye imuzi, avuga uburyo mukase yamuhangayikishije muri aya magambo. Muri ubwo buzima bwose rero ngo byari bigoye kujya ku ishuri, ko ngo byabaga ari ikibazo kuri mukase. Bidatinze rero ababyeyi ba G-Tuff baje kwitaba Imana, aho se umubyara yapfuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, naho nyina umubyara aza kwitaba Imana nyuma mu 1996. Birumvikana ko G-Tuff n'abavandimwe be basigaye barirwa na mukase, ariko nyuma nawe aza kwitaba Imana, nuko batangira kwirwanaho mu buzima bwa bonyine. G-Tuff avuga ko yatekereje ubuzima yabayeho nyuma yo kuba ipfubyi bimurenga agasuka amarira, ariko none ngo yakibuka ko ariho akarushaho gushima Imana. Nyuma yo kwisanga muri ubwo buzima bwari bugoye rero, G-Tuff yahise atangira gukora akazi k'ubunamba cyangwa se koza imodoka. Kuvuga batangiye ubuzima bw'imihanda, ari nako ashakisha uko yakorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ariko uko akoze agatsindwa. Nyuma yo kubigerageza kenshi rero bikanga, G-Tuff yaje kwigira inama yo kuvugisha mushiki we washatse umugabo muri Uganda, bumvikana ko yajya gushakirayo ubuzima. Gusa nabwo agezeyo ubuzima bukomeza kwanga. Ku myaka y'10 y'amavuko mu cyaro cya Uganda, G-Tuff yabayeho mu buzima bubi, nubwo yarazi ururimi rw'Ikigande, ariko ngaho yabaga mu cyaro bakoreshaga urundi rurimi rutandukanye n'Ikigande. Ibintu byabanje kumugora cyane. Amaze imyaka 5 muri Uganda, umugabo wa mushiki we watwaraga amakamyo yaje gufungwa. Nyuma yo gufungwa rero ubuzima busubira kuba bubi kuri G-Tuff, ahita yigiye inama yo kugaruka mu Rwanda. G-Tuff wari warisanze nk'urumogi akiri muto kubera ubuzima bubi yakuriyemo kuva mu buto bwe, aho yari yabaswe n'ibiyobyabwenge. Avuga ko yatangiye kubikoresha afite imyaka 8 y'amavuko gusa. Nyuma rero yaje gufatwa ajyanwa kugororwa, aho yamaze amezi 3. Avuga ko nubwo ngo yari abayeho mu buzima bugoye, ariko kandi ngo yahakuye isomo ryo kumenya uwo ari we, akamenya n'uwo bagendana uwo ari we, ariko kandi ngo hamwigishije ubuzima ku buryo ngo uyu munsi ubuzima bwose bushoboka yabasha kububamo. Ko ngo yize kwihangana, yiga kuba umugabo, ndetse ngo yiga gukomera, hamuha no kuba uwo ari we uyu munsi wa none. Nyuma yo kuva aho ngaho rero muri 2020, G-Tuff yahise ajyanwa Iwawa mu kigo ngororamuco, aza kuva muri 2021.
G-Tuff kandi yagiye afungwa kenshi mu bihe bitandukanye, hari nako afungirwa ahantu hatandukanye harimo Mageragere na Nyamagabe. Aganira n'umunyamakuru Yago maze akamusaba kugira inama aho urubyiruko, G-Tuff yaragize ati urubyiruko turi imbaraga z'igihugu. Nibyo koko turi imbaraga z'igihugu. Iyo uri urubyiruko uba ukeneye kuzabyara, ukeneye kubaka igihugu cyawe, kandi ukeneye gufasha umubyeyi wawe wakubyaye. Rero abakoresha ibiyobyabwenge babireke, kandi n'abiba nabo babireke, kandi n'ibyanga ukoresha amasengesho. Ibyo urubyiruko rusabwa ni ukureka ibibi bagakora ibyiza gusa. Ibyiza birahari, ibibi tubireke. Muri ikiganiro kandi agarutse ku buzima bubi yabayemo ubwo yari mu mbuga ngari, aho yasobanuye agira ati mu mezi 3 nahamaze nahavuye narahiye mani. Mu mbuga ngari hari life mani, uragenda mani ukarwara ibintu ku mubiri wose ugahinduka, wajya wireba mani ukiyoberwa. Ava ko kandi kakigera mu mbuga ngari ngo yari afite isaha nziza na shaneti n'inkweto, ariko ibyo byose bagenzi be bahita babitwara. Mbega yavuze ko yabayeho mu buzima bugoye cyane. Mu buzima busanzwe G-Tuff akora akazi ko kudoda inkweto. Avuga ko indimi zirimo Ikigande, Igiswahili, Ikinyarwanda yewe n'Icyongereza aragerageza. Kugeza ubu aracyari ingaragu, nta mwana nta n'umugore. Ngayo nguko rero ngayo amateka ya G-Tuff, umusore umaze kurwaza benshi imbavu kubera urwenya rwe, ariko nyamara nyuma y'ibiparu n'urwenya rwinshi hakaba hahishe intimba yateye n'ubuzima yakuriyemo, ariko ibyo akabyirengagiza akarushaho gukora cyane. Uyu ni wo musozo w'ikiganiro n'abateguriye uyu munsi. Nizere ko mwasobanukiwe na byinshi mwamwibazagaho. Mwakoze cyane kubana natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.